Akenshi hakunzwe kuvugwa abakobwa cyangwa se abagore bahiga abandi mu bwiza, mu muco cyangwa se mu myitwarire, ndetse akenshi havugwa abagore cyangwa abakobwa biteje imbere bitangaje bakagera kuri byinshi utarondora. Ariko uyu munsi twabateguriye abagore 7 bakoze ibibi byinshi kurenza abandi. Aba ni abagore babaye abagome kurusha abandi mu mateka y'isi. Tuzatinze ku mwanya wa 7 hari Wuzawo. Wuzawo yari inshoreke y'umwami Taizong, ariko akagirana umubano wihariye n'umwana we Lizi. Umwami Taizong yamaze gupfa, yasimbuwe n'umwana we Lizi nk'uko umuco w'Abashinwa wabiteganyaga. Umwami Taizong amaze gupfa, abagore bose bajyanwa mu rusengero rwa Buddha. Wuzawo nawe yajyanywe guturayo nyuma y'imyaka 3. Umwami Lizi wari warashatse umugore cyangwa se umwamikazi yaramusuye. Bagikubitana amaso, umwami ntiyatinya umwamikazi we bari bajyanye, ahubwo yararize yiruka ajya guhobera Wuzawo bari bakumburanye. Ntibwaciye kabiri umwami yahise azana Wuzawo kumubera inshoreke kuko amategeko yabimwemereraga. Bitari ibyo kandi yarashituwe n'ubwiza butavugwa bwa Wuzawo. Uyu Wuzawo yinjiye mu rugo rw'umwami yiyongera ku bandi bagore 2. Lizi yari afite abo wa 3. Hagati aho umwamikazi Wang ntago yabyaraga. Wuzawo yabyaranye n'umwami Lizi abahungu 2 ndetse n'umukobwa umwe. Uyu mukobwa wa Wuzawo yaje gupfa akiri muto cyane, bigaragara ko yaranizwe. Wuzawo yashinjije umwamikazi Wang ko ari we wamwishe kuko ngo yari ari hafi y'icyumba cy'uwo mwana. Umwamikazi Wang yashinzwe n'icyaha abura uko yiregura kiramufata. Ibi byatumye Wang akurwa ku bwamikazi asimburwa na Wuzawo. Abenshi bemeza ko Wuzawo ari we wiciye umwana we. Wuzawo yahise yita Wuzetian, bisobanura ubushake bw'Imana. Bidatinze Wuzawo yahise ashinja abakeba be uko bari 2 ko ari aborozi, byatumye umwami Lizi abafunga. Nyuma Wuzawo aza kubicira muri gereza ndetse bari no mu bubabare bwinshi. Umwami yatangiye kugenda arwara, Wuzawo agenda byungukiramo gutyo kuko imirimo myinshi ndetse n'ibyemezo byinshi ari we warusigaye abifata. Wuzawo yagiye yica benshi mu bo batari bahuje ibitekerezo bya politike ndetse anacisha imitwe inzirakarengane nyinshi. Abandi bagira abacakarabe. Nyuma umwami Lizi yaje gupfa, bivuga ko ari Wuzawo wamwivuganye. Wuzawo yaje kugira umuhungu we muto yari afite umwami, ntibyateye kabiri Wuzawo yaje kumukuraho abari uyobora Ubushinwa wenyine. Wuzawo n'abambari be baciye imanza nyinshi z'ubugome, bica abanzi babo bose bari mu buyobozi. Mu ijoro ryo kuri 22 z'ukwa 2 muri 703, abagambanyi binjiye mu ngoro ya Wuzawo bitwaje intwaro, bategeka abambari ba Wuzawo kumwihakana cyangwa se kumugandukira, babyanga bakicwa. Bahise bafunga Wuzawo, waje gupfa nyuma y'amezi make asigaho umwana we wakomeje kuyobora Ubushinwa imyaka 50 yakurikiyeho. Dukomereze kuri Irma Grese. Irma Grese yari ashinzwe kurinda imfungwa z'abagore zari zarafunzwe n'abanazi muri concentration camp. Irma Grese yakundaga kwica imfungwa yari ashinzwe, kuzijomba ibyuma bisongoye ndetse no kuzitoteza bikabije. Irma Grese buri gihe yagendanaga pistol mu ntoki yifashishaga cyane, ndetse yahoraga yambaye ibibote biremereye cyane. Irma Grese yaje guhamwa n'ibyaha yarakoze mu ntambara y'isi ya kabiri. Akiri muto cyane ku myaka 22 yakatiwe n'urukiko rw'Abongereza igihano cy'urupfu. Mu 1945 mbere y'uko yicwa, abamurindaga bemeza ko yamaze ijoro ryose arimba indirimbo z'abanazi. Nyuma y'urupfu rwe abenshi basigaye bamwita amazina menshi, ariko cyane cyane bamwitaga inyamaswa nziza cyangwa se beautiful beast ndetse n'ayandi menshi cyane. Beverly Arlit baje kwita marayika w'urupfu cyangwa se the angel of death. Beverly Arlit yari umuganga w'umuforomo, yafashwe amaze kwica abana 4 ndetse no kugerageza kwica abandi bana 3. Beverly Arlit yahaga abo bana bose umuti mwinshi, umwe mu miti ivura diabete uzwi nka insulin. Beverly Arlit wakoze ibi mu gihe cy'iminsi 59 mu 1991 gusa. Byagaragaye ko nyuma yo kwica abana 4 hari n'abandi 9 yavuraga baba baratewe ingaruka mbi n'imiti myinshi yabahaga. Mu kwa gatanu mu 1993 yakatiwe burundu n'urukiko nyuma yo kugaragaza ko abo bana bose bapfaga yabaga ari kumwe nabo.
umwamikazi Mary wa mbere w'Ubwongereza. Umwamikazi Mary yayoboye Ubwongereza na Irland kuva mu 1553. Yatotezaga cyane abaprotestanti babaga mu Bwongereza, abaturage baza kumuhimba Blood Mary. Mary yibukirwa cyane ko ariwe mwamikazi washatse kuzimya neza idini rya Protestant. Aha benshi mu bayobozi babo bishwe n'uwo mwamikazi, abandi ibihumbi n'ibihumbi bahunga igihugu cyabo batahuka nyuma y'urupfu rw'uyu mwamikazi. Bere Guinness yari umunyanorvege waje kujya gutura muri leta ya Indiana muri Amerika. Bere Guinness yishe abantu bakaba 40, muri abo harimo abagabo be 2, abana be yari yaribyariye ndetse n'abakozi yakoreshaga mu mirima ye baje kugenda baburirwa irengero. Dore ko byaje kugenda, yarabanje yica umugabo we wa mbere amwiba amafaranga yari yarishyuwe na sosiyete ya Assurance kubera iduka rye ryari ryarahiye. Bivuga ko Bere Guinness yamuhaye uburozi yarangiza akajyana amafaranga yari yarishyuwe. Umugabo we wa kabiri ngo yamwicishije ibuye yamukubise ku mutwe. Bere Guinness iyo yashakaga umugabo, dore ko ngo yagize abagabo benshi, ngo uwo mugabo akenshi yaburwaga irengero, Bere Guinness yaramwishe. Bere Guinness amaze kubona imiryango y'abagabo be ndetse n'abakozi yakoreshaga batangiye kujyana ibirego kuri polisi, yaje gushaka umuntu amutwikira mu nzu ye ari kumwe n'abana be. Hari abemeza ko Bere Guinness atari we wahiriye mu nzu, ahubwo ari umwe mu bakozi be yakingiranye mu nzu hamwe n'abana be, akabatwika yarangiza akitorokera, akaba yaraburiwe irengero guhera ubwo. Mary Ann Cotton wavutse 31 z'ukwa 10 1832, agapfa amanitswe mu 1873 azize abantu bagera kuri 21 yari yaricishije uburozi bwa arsenic acid. Muri abo yicishije uburozi 3 mu bagabo 4 yari yarashatse, bose byagaragaye ko yabaga ashaka kuzegukana amafaranga yabo yose ndetse n'imitungo babaga bafite. Iyo yicaga umugabo we yahitaga yimuka akajya mu kandi gace k'igihugu cy'Ubwongereza yabagamo. Mary Ann Cotton yaroze nyina we umubyara kuko yari azi amateka ye yose, ndetse yishe 11 mu bana yari yarabyaye ku bagabo 4 batandukanye, bose kandi yabahaga uburozi bwa arsenic acid bagapfa bataka mu nda. Ku mwanya wa mbere hari Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory w'umunyahongiriya yashyizwe mu gitabo kizwi nka Guinness World Record nk'umugore wa mbere w'umugome wabayeho kuva isi yatangira. Ku itariki 8 z'ukwa 5 1575 nibwo Elizabeth Bathory yashyingiranywe na Ferenc Nadasdy wari umuyobozi w'ingabo zose za Hongiriya. Ferenc Nadasdy yahoraga ku rugamba iminsi hafi ye yose, yageraga iwe bigoranye. Nicyo cyatumye umugore we Elizabeth Bathory akora amahano menshi mu rugo rwabo. Elizabeth Bathory yakubitaga bikomeye abakozi b'abakobwa yagiraga mu rugo rwe, yitwaza impamvu zidafatika, akabatwika, akabavanaho amasura ndetse akabafungira aho bicwaga n'inzara ndetse n'ubukonje. Elizabeth Bathory yaryaga abandi bantu nk'uko abakobwa bamukoreraga babitanze mu buhamya maze gupfa. Byatangiye ubwo Elizabeth yakubitaga umwe mu bakozi be bamukoreraga, amaraso akamuva mu mazuru amugwaho, arangije arigataho yumva araryoshye. Ndetse yanogaga amaraso y'abakobwa bato yabaga yishe, agamije ko uruhu rwe rwari rumaze gusaza rwakongera rugasubirana itoto. Nyuma byaje kugaragara ko yishe abakobwa barenga 600. Elizabeth Bathory kuko yari akomeye ntigeze akatirwa n'urukiko urwo ari rwo rwose, ahubwo bamufungiranye mu cyumba cye wenyine guhera mu 1610 kugeza apfuye.